Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira kuri iki gicamunsi mbabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa igitero cyitiriwe ADF cyahitanye abasivili bagera ku 10 nibura abantu 10 baguye mu gitero cyitiriwe ingabo z'ubumwe bwa demokarasi ADF zifatanyije n'umutwe wa Islam. Bivuga ko izo ngabo rero zagabye igitero muri Mongodomu muri komine ya Mangina yo mu karere ka Beni. Zari zigamije rero ngo gusahura imiti n'ibiryo uko byatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka Mangina Emmanuel Katembo Salam. Nkuko ikinyamakuru Jeune Afrique dukesha inkuru cyakomeje kibivuga ko iki gitero cyagabwe ku manywa y'ihangu. Kapiteni Anthony Marshall, umuvugizi w'ingabo muri kariya karere, ntabwo yemeje ko abantu bagera ku 10 bapfuye, ariko agaragaza ko ingabo za Congo FARDC zafashe abaterabwoba 4 kandi ko zarokoye abakobwa 4 bakiri bato bari bamaze gushimutwa. Nikese Kasereka, perezida w'inteko ishinga amategeko y'urubyiruko muri ako gace, we ntiyishimiye imyitwarire y'ingabo z'igihugu cye. Ati gutabara kw'ingabo ati kwabaye bitinze, abasirikare bacu hano Mangina ati nta nubwo bafite imodoka yo gutabara. ADF busanzwe yiganjemo inyeshyamba z'abayisilamu bo muri Uganda, yashinzwe kuva mu myaka ya za 90 iba rwagati mu burasirazuba bwa Congo, aho yivuganye ibihumbi by'abasivili. Biyemeje kandi kwiyunga na Islamic State muri 2019 kandi bashinjwa ibitero byinshi cyane biherutse kwibasira ubutaka bwa Uganda. Tukiri muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mabwire ko Patrick Muyaya yibasiye Cardinal Ambongo wagaragaje ishingiro ry'abashyigikiye Alliance Fleuve Congo ndetse na M23. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yibasiye Archiepiscope wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo werutse kugaragaza ko abashyigikiye ihuriro ry'imitwe ya politike n'iya gisirikare Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 bafite ishingiro. Mu gitaramo cya Pasika cyabaye ku itariki 30 Werurwe 2024, Cardinal Ambongo yavuze ko igihugu cyabo kirembejwe n'urwego rw'ubutabera rutsikamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kutagira igisirikare cyashobora kukirinda. Uyu mushumba Kiliziya wari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko Alliance Fleuve Congo na M23 ngo byavutse bitewe n'ibibazo kandi ko abakomeje kubyiyungaho ngo babona ko bishobora gukemura ikibazo ingabo z'iki gihugu n'urwego rw'ubutabera ngo byananiwe gukemura. Ati ikibazo gikomeye no kwibaza ngo kuki abantu bakomeje kubigenza gutyo. Ati nuko hano dukomeje kwitwara mu buryo bubabaza abandi, atubangamiye ubumwe bw'iyunge kandi buheza abandi. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa 3 Mata 2024, Bwana Patrick Muyaya, Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma, yatangaje ko nta mpamvu n'imwe yakabaye ituma Cardinal Ambongo ashyigikira abafashe icyemezo cyo gufata intwaro kugira ngo bakemure ibibazo. Yagize ati aya magambo yavuzwe n'umuyobozi w'idini kuri uyu ati nk'uyu arakomeye cyane, ati by'ikirenga kubera ko impamvu iyo ari yose ati ntabwo dukwiye gushyigikira ubushaka gufata intwaro kugira ngo yice abanyekongo abone gufata ubutegetsi mu gihe twahisemo demokarasi. Patrick Muyaya yatangaje ko nk'umushumba Kiliziya Gatolika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Cardinal Ambongo akwiye gutanga ibisobanuro kuri aya magambo. Ati nizeye ko azatanga ibisobanuro kuri aya magambo. Cardinal Ambongo ni umwe mu bantu batavugirwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ugaragaza ibitekerezo bye mu bwisanzure. Akenshi mu gihe aganiriza abakristo agaragaza uburyo imiyoborere y'iki gihugu idindiza iterambere mu mfuruka zitandukanye. Mu yandi makuru, mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko inyota yo kubohora u Rwanda yatangiye kumuzamo afite imyaka 11 ubwo yaratangiye kwibaza impamvu we n'umuryango akomokamo ari impunzi. Hanyuma rero bifata indi ntera ubwo yagendaga asura abo mu muryango we basigaye mu Rwanda, akabonera ibintu byinshi cyane basunikira guharanira impinduka mu mibereho ya politike. Umuryango Perezida Paul Kagame avukamo ahungiye muri Uganda igihe yari afite imyaka igera kuri 4, akurira mu nkambi ari impunzi. Mukuru w'igihugu wavutse mu mwaka wa 1957 ubwo yari afite imyaka 15, umubyeyi we no kuvuga papa we yitabye Imana, ariko agenda yari yaratangiriye kwibaza ibibazo byinshi cyane ku buzima bw'ubuhunzi bari babayemo. Mu kiganiro na Radio 10 na Royal FM yagize ati icyo nibuka nuko muri iyo mikurire yose ati nk'umwana murakina akenshi rero abantu iyo bakiri bato ati nanjye ndimo ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura mbere yuko rero umusaza asaza. Ati mfite nk'imyaka 11 cyangwa 12 namubajije impamvu turaho turi, impamvu turi impunzi. Perezida Paul Kagame w'umuhererezi mu muryango avukamo
yavuze ko yabonaga bakuru be bajya gutonda umurongo ngo bahabwe amafunguro agenewe impunzi, bigatuma arushaho kwibaza impamvu babayeho muri ubwo buzima. Yagize ati kubera ko wabonaga umuntu wese ati byamugiragaho, ukaba uzi ko gukura uri umwana ugakura ufite imyaka igera ku 10 cyangwa se niyo yaba irenzeho, ubundi umwana iyo ashonje abaza nyina cyangwa se akamubwira ko ashonje, ibyo kurya bikaboneka. Ariko ati mu buryo bw'impunzi ati nabonaga bakuru banjye abavutse mbere ati nge ndi umuhererezi ati mu muryango wacu nkabona abankuriye bajya gutonda umurongo bajya kubaha iposho ati twese rero turi buze gusangiriraho. Ibyo umuntu rero ati yarabibonaga ati nkiri umwana afite imyaka igera kuri 12 nkibaza ibintu ati ibi ni ibiki, ati kuki turi hano, ati kandi najyaga numva abakuru ati bari aho bavuga ati wenda kera ati ntaravuka ati hari n'amafoto najyaga mbona ati bafite ati bampagatiye ba mwana ati mu bitaro ati aho rero babaga rero ati babyariye abantu ati bikanyereka ishusho, ariko ati kuko nuko byari bimeze umuryango wanjye ati ntiwari umeze neza ati ntiwari ukenye, ntiwari umeze neza ku rwego rw'Abanyarwanda uko bari icyo gihe ati bameze nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bivuga. Ati ariko uko yabisobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we ati atari we wigeze ubigiramo uruhare, ati ari umuryango nta cyaha bakoze kugira ngo rero tube dutyo, ati ahubwo ari ayo mateka na politike irimo, ati arabisobanurira ariko sinabyumva ati mu buryo buhagije cyane. Perezida Paul Kagame yavuze ko ishusho y'uko umuryango we bari babayeho yamugumye mu mutwe kugeza igihe abereye mukuru, ndetse we na bagenzi be aho babaga bahoraga bibaza uko bashyira iherezo kuri ubwo buzima nk'uko abivuga. Uti hanyuma rero ariko ati uko nagiye nkura iyo shusho iguma mu mutwe ati mbitekereza ati ndindangira nk'imyaka 20, iyo shusho yangumye mu mutwe ati y'ukuntu tukiri mu gihugu twari tumeze, ati bashobora kuba bari bafite ati ibintu bihagije cyangwa se babe batari babifite, atariko bari batekanye bari iwabo ati bari mu gihugu cyabo. Aho rero ati niho rero hagumye uko gutekereza ati mbese bisa ati nibikangura umuntu ukibaza impamvu byabaho ati kubera iki cyangwa se uwabikugirira afite uburenganzira ki. Ati aho rero niho havuye kugenda tujya mu bintu bitandukanye. Ni Perezida Paul Kagame. Perezida Kagame yavuze ko mu busore bwe yakunze kugenda mu Rwanda cyane ku buryo rero ngo abantu henshi cyane yahagenze umuryango rero ukiri mu buhungiro. Ati ndetse nge nabonye n'umwanya ati uko nagendaga nkura ati naje no mu Rwanda nkiri mutoya ati ngira ngo naje nk'umwaka wa 1977, ati bwa mbere umwaka wa 1978, bwa kabiri umwaka wa 1979 itangira ati nahaje gatatu ati najyaga nza ati erega uyu mujyi wose ndawuzi burya. Yavuze ko umuhanda unyura kuri RSSB uyu munsi ahazwi nko kuri Sopetrade yagenze n'amaguru inshuro nyinshi cyane wenyine. Ati najyaga mfatira taxi ku Muhima nkajya i Butare, nari mfiteyo mama wacu ati se wa Gicanda ati na sogokuru ubyara mama ati bava indimwe. Ati najyaga njya kumusura rero ati kandi nari mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana ari hano rero ati ngira ngo abantu baramuzi ati we niho yarerewe. Ati Gicanda rero ni wamureze ati barabanye imyaka myinshi cyane. Ati natangiye kuhagenda ati n'uyu muhanda uva hano ujya Gitarama, Nyanza na Butare ati utarajyamo kaburimbo, ikiraro cya Ruriba ati imodoka rero ati yageragaho bikavuga ati nk'amabati ati ndabyibuka twajyaga tuva hano ati tukagera i Butare twuzuye ivumbi mu mutwe. Perezida Paul Kagame wari ufite imyaka irenga 20 yavuze ko hari umuntu wabaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ari bariganye muri Uganda yajyaga ajya kuhareba ati igihe rero yagiye gusura abo mu muryango we ati bigatuma yiga byinshi cyane. Ati ndahazi rero ati najyaga mpagenda kenshi ndetse nkajya no muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Ati hariyo abantu nzi, hari umuntu ati wari uhari ati nari nzi twari twariganye muri Uganda njya kumusura muri kaminuza aho yigaga ati nkajya njyayo ati nabonaga ibintu byinshi cyane, nigaga ibintu byinshi cyane. Yakomeje agira ati byagumaga rero ati binyirukankamo ati bitutumba ati hanyuma rero ati naba nasuye mu Bugande ati nanone aho twabaga ati tugatekereza ati nkabiganira n'abo twakoranaga
ati nkababwira ibyo mbona ariko umuntu akagumya rero ashakisha uko byagenda kugira ngo dusubire iwacu ariko ntitubibone uko byagenda. Ni Perezida Paul Kagame.